niba ari abantu bambere abantu bambere babeshya yego n'abanyamadini buriya se no bantu bambere babahanga kuko bashobora gushaka abantu b'Imana hari n'abavuga mu ndimi indimi akazivugamo ntazo ari zashaje ubundi Yesu atuvuga mu ndimi nshyashya hanyuma umuntu yavuze mu ndimi zashaje indimi zashaje urazumva uzumva abantu bavuga indimi zimaze igihe zarangiye zarashaje ikibazo nzi ko nzashaka umuntu ukinganiriza ari indimi njya numva nkumva ni ibintu abantu barepesi barabihanahana bihoraho adusubiramo wakanga abantu ko ari umuntu w'Imana kwindi yandimi zahaye n'abaziga hari n'abazigana hari n'izashaje bose bavuga mu ndimi nshya ntabwo Imana ivuga mu ndimi zashaje indimi nshya buriya se ntabwo Imana ishobora gukoresha indimi wenda tuvuge umuntu ashobora gukora akaba afite ururimi rwe ahozaho urumva ntagize icyo amariye Imana ntagize n'icyo atwaye Satani natwe ubwacu ntacyo atumariye ayo materaniro aba ameze ati ese ayo materaniro muri izi nsengero tubamo ahubwo ubona ariho kintu abantu bakwiye no kumenya buriya mu nsengero habamo imyambaro kiramutse ari ikimenyetso cy'umuntu ukijijwe sinzi ibyo mvuze uri kubyumva ndi kubyumva ngiye mbwira abantu kuri yego bwiza umuntu kuri yangira ateze ntako kiramutse ikimenyetso cy'umuntu ukijijwe ari imyambaro yego subiremo gusa abantu baba bakijwe kuruta abandi bambara neza akikwiza n'ibandi n'abasiramu none waruzi ko hari n'amatwi abafunze bamwe n'amaso bagashyiramo akayungiro n'intoki biramutse agakiza ari kariya uko niko biramutse koko ariho gakiza niba abantu ariko babitekereza byaba byoroshye twajya hariya twese twajya hariya mwarira dini twagerayo tukambara kuriya none niyo zo pantaro z'abagabo uvuga tukazireka tugashyiramo ipantaro imbere tugashyiramo n'amakanzu biramutse agakiza arako ni ukuvuga ko gukizwa birenze gukizwa bikomeye kuruta ikindi kintu cyose warebesha amaso ariko nanone rero ikitonderwa yego umuntu wakijijwe yarasangwe yambara ubusa yego wumvuze ko Yesu yinjiye muri we yego yambara imyenda y'urukozasoni imyenda y'uburayi aho kugira ngo ngira abantu ngo mumere gutya ngo nabamukijijwe nabasaba gukizwa noneho agakiza kakaba ariko kamuha icyerekezo umurongo ngenderwaho ni ukuvuga ngo umugore utwite ntiwambaza ngo ararya iki nabanza asama inda yego mbaje ngo ese ngo umuntu ngo atwite arya iki biterwa n'inda yatarasamye nk'abakobwa ngo umuntu yatwitamira ate nyamugana ntumba icyo kibazo uzabanza utwite ukimbaze warasamye inda nabanza akizwe narangiza mbwira uko akiza kamugize ubundi iyo ukijijwe rero umuntu gukizwa ndakubaza ngo wakijijwe ryari iyo ryari ugomba gusubiza igihe wakirijwe nuvuga ko umuntu amuvuka akijijwe oya umunsi Yesu yinjiye muri wowe ni ryari ntago navuze idini ko ushobora kugira imihango n'imigenzo bemera ntarahura na Yesu kandi mba mu rusengero wakijijwe ryari wakijijwe iki agakiza gatafite icyo kareka katagize icyo kambura umuntu ntikabaho bikamukoresha umvugo noneho nta gakiza kabaho muki make ntabwo Yesu yararakwaza kayo ngo ibintu by'abandi yibya bigumane uzumbwire ngo yakijijwe inyuma no kugira ngo abe yaraye Yesu ntiyaraye ntago rero Yesu yarara muri ugo rugo ngo Zakayo mu gitondo abantu yibye avuga ngareka arakijijwe ngo Yesu yaharaye to kandi ibyo yibye abantu yerekana ko Yesu yaharaye nuko yabwiye abantu yibye ati muze mbabwire ati muzi ko ngewe yaraye iwanjye ati muze mbaho ibyanyu nibyo kabisa ikerekana ko wakijijwe nuko wahindutse niyo mpamvu rero ndakeneye kwirirwa ngewe sinafata umwanya wo kutinda kuri ibyo kuko ni bito kuko washushanya mbikubwiye wajya kubikora wavuga uti urashaka iki mbikore akiri nkagahita bikora ati ndakijijwe rero ahubwo reka mbyibonere ngewe namubwira gukizwa nkamuteza Yesu akarara mu mutima we noneho akambwira uko byarangiye sinabwira uko garongo ngo nusame indangu utagikijumba oya reka yisame noneho yongere yirukange reka same inda yongere yirukange uko yagendaga mbere yongere yambaye imyambaro yambaraga mbere indi zamutegeka uko yicara uko agenda n'amateko ya muganga agendana n'inda hari ga amateka agendana n'umwana wasamye yego barakubwira ati ugomba kugira uhuka ibyo ntibyabagaho mbere bizangwe n'umwana uri mu nda uzajya unywa amazi menshi ayo mateko n'ubwo utabukunda amazi bayaguragerageza tuzanywa inzoga ibyo ngibyo n'amateka agendana n'umugore utwite uzajya urya neza
uzayo ugendagenda ntukihute cyane, ni amateka agendana n'umwana umuntu yasamye. None rero umuntu udafite umwana arimo ambaza iki? Nakizwe ko dufite abantu bakijijwe batanze ubuhamya, bafite ibintu bakundaga byiza bihenda. Yesu arababwira ngo désormais, niyo mpamvu ngewe sinajya kuvugana nawe, ngewe sinajya kwirirwa mvugana nawe, ngewe nzi ikibazo aho kiri, ntabwo kiri kubyo ndeba, kuko twasanze hari ibindi biri imbere bikomeye. Gukizwa biravuna, aho ikibazo kiri urahari. Ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye ku isi hose, mugire amahoro y'Imana. Mu buzima bibaho ko uyu munsi biba bitameze neza, ejo bigahinduka bikaba ukundi. Niba bitameze neza wihangane. Munyarwanda yaravuze ngo bucyana yandi, na Bibiliya iravuga ngo kurera kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Niba utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana. Urabugize neza, Imana iguha umugisha. Twongeye kugira umugisha wo kubona umushumba wacu dukunda cyane. Hanyuma mushumba, turagukunda pe. Murakoze cyane. Ni ukuri turagukunda, ngira ngo no muri commentaire abantu bazabitubwire. Nuko ngenda mbona izindi commentaire ahandi mwakoreye ibiganiro cyangwa se mu rusengero mutwigisha. Imana iguha umugisha. Murakoze. Hanyuma twagize umugisha rero wo kongera kukubona. Ni amahirwe akomeye kubera ko icyambere akazi, umwanya wawe ndibiba byoroshye, ariko tugushimiye by'umwihariko ko wongeye kuduha umwanya. Imana iguha umugisha, kandi icyaduha bikongera bikabaho nyine, kuko tuba tukwifuza kenshi. Rero tugize amahirwe yo kukubona nyine nk'uko mbivuze. Mbere y'uko tugira ikindi kintu dukora, murabanza mudushyire imbere y'Imana, hanyuma tujye twakomeza. Kadusenga Imana. Yego. Mana yacu, Mana y'icyubahiro cyinshi, Mana idapfa, Mana idahinduka, twemerere tugushimire ko tugihumeka, tukiriho. Hari igihe tutari duhari, hari n'igihe tutazaba tudahari, ariko uyu munsi ni igihe cyacu. Tugushimireho iteraniro rinini turi kumwe naryo, tutazi umubare waryo waburikiye. Mwami, turabasengeye kugira ngo tubane muri kino kiganiro, kandi turaritse Umwuka Wera kugira ngo ari uyobore ibiganiro byacu. Twe kuvuga nk'abantu basanzwe, twe gukoresha ubwenge bwo mu isi n'imitekerereze y'abantu, ahubwo Umwuka w'Imana tumurikire kugira ngo tuvuge ibihwanye n'icyo ashaka. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nagize amatsiko yo kumenya kuri iki cyigisho mwigishije. Kiravuga ngo amateraniro yaranangaje. Amateraniro atagize icyo dukora, amateraniro dushobora gukora atagize icyo amariye Imana. Pasi ibyo bintu mbarubyumve neza. N'abantu badukurikiye mu byumve. Amateraniro dushobora gukora amateraniro atagize icyo amariye Imana, tukayatakazamo umwanya wacu, ariko ntabagize icyo amariye Imana, kandi akaba atagize icyo atwaye Satani. Noneho natwe ntagire icyo atumarira. Urumva, ntagize icyo amariye Imana, ntagize n'icyo atwaye Satani, natwe ubwacu ntacyo atumariye. Ayo materaniro aba ameze ati? Ese ayo materaniro muri izi nsengero tubamo abamo? Ahubwo ubona ariyo kintu abantu bakwiye no kumenya. Buriya mu nsengero habamo izindi nyungu zitari iz'umwuka. Buriya hari umuntu, impamvu zituma umuntu asenga ziratandukanye. Hari igihe abantu ubona bose binjiye mu rusengero bagateza ko abantu bose barwinjiyemo baje gushaka Imana, cyangwa bakoresheje amateraniro. N'impamvu zatumye bashinga izo nsengero. Ubwo urashaka kuvuga n'abapasitori n'abashinga izo nsengero. No kuvuga ngo Imana iteye ubwoba. Imana ntireba ibyo abantu bakora ngo yirengagize icyatumye babikora. Twebwe tureba ibyo umuntu yakoze. Abantu tuti bateranye, ugatekereza ko ubwo bagiye gusenga, ubwo impamvu ni ugusenga, ugatekereza ko impamvu yatumye basenga. Naho abagiye muri ayo materaniro, impamvu zabajyanyeho ntizisa, ntizinahuye.
nubwo byose byitwa guterana. yego Imana yita ku mpamvu kuruta ukiri gukora. Hari impamvu, hari umuntu ukora ikintu kibi ariko impamvu ari nziza. gute se Ndaza kukikubwira. umuntu ashobora gukora ikintu kibi kandi impamvu ari nziza? Yego pastor uduha urugero. kange hari igihe Farawo yavuze ngo bice abana b'abahungu mu gihe cya Mose avuka. Yego. Yaravuze ngo Abisirayeli babaye benshi bazaturusha imbaraga, none mwice abana b'abahungu. Bategeka abaganga bose kwica abana b'iki abahungu. Icyo si itegeko. Yego. Haboneka abagore babiri. Urabaza amazina yabo? Habonetse abagore babiri. Yego. B'Abaheburayo kazi. Bagambiriro kutubahiriza itegeko ry'umwami, bahitamo kurokora abana aribwo na Mose yabayeho. Bababajije bati ni impamvu ki Yego. tubona abana b'abahungu bakomeje kuvuka? Yego. Kandi itegeko ryo kubica ryarabaye. Barabishya. Kubeshya ni icyaha, rero urabizi ko kubeshya ari icyaha. Yego. Baravuga bati impamvu abana bavutse abahungu ntibapfe, Abaheburayo ni abanyembaraga cyane, tujya kubyaza tugasanga babyaye kare. Sinzi kubyumva, ndarimo babeshya ariko Yego. urumva ko bari kubeshya. Bari kubeshya bavuga ngo impamvu batabishe ngo basanze babyaye. Yego. Nyamara siko byagenze. Bagambiriye kubarokora, bakora icyo nakwita kubeshya. Yego. Kubeshya bwabyo ni bibi. Icyo bakoze kubeshya ntibyemewe. Yego. Ariko impamvu bari kubeshya ni impamvu nziza. Ni ukurengera umuntu. Yego. Imana ibaha umugisha. Urumva babeshye, none Imana ibahaye umugisha. Sinzi ndi kubyumva pasi. Impamvu babeshye ni nziza. Yego. Ni nziza. Kubeshya bwo byari bibi. Kubeshya byo ni bibi. Ubwabyo byo ariko icyatumye babeshya ni impamvu nziza. Yego. Barokoye, ntibari kuvuga ngo twabihisemo ngo twagusuzuguye. Bashatse ikinyoma baza guhimba. Baravuga batabahiburayo n'abanyembaraga. Tujya kubyaza tugasanga mwatubwiye ko tuzica abana bari kubyara banyina babyara. None tugereyo tugasanga bibyaje. Twabica dute? Iyo rero ibyo bari kuvuga icyo bavuze ni kibi. Yego. No kuvuga ngo ni ikinyoma. Ariko impamvu bakoze ibyo impamvu nziza. Imana ishyigikira iyo mpamvu. Iyo mpamvu ni ituma bahinduka abantu habwa umugisha. Ni uburyo bwo kubarokora. Reka ngereho kuvuga ikintu kizi impamvu ari mbi. Sinzi niba icyo cyambere niba ufite ikibazo umbaze neza. Nacyumvise pastor. Impamvu ni Imana, reka nguhe urugero kugira wumve ko nabyumvise. Umuntu ashobora kumpa wenda amafaranga. Impamvu ayampaye cyangwa se akayatanga ahantu, impamvu ari ukugira ngo agaragare. Gutanga ubwabyo ni byiza. Ariko igituma yaguha nk'ibi by'abakobwa n'abagore. Yego. Umuntu agura umukobwa ati nagura telefone. Kugura telefone si ikintu cyiza cyane. Ariko impamvu ayiguze niyo kibazo gikomeye. Abantu bose rero ibyo bakora bazibaza impamvu babikora. Twebwe hano turi hano. Hano twebwe turi kuvuga, turi mu kiganiro. Yego. Sinzi impamvu wowe wahisemo ko dukora ikiganiro. Ikiganiro bwacu si kibi, ubanza ubyumve neza. Yego. Kuba turi kuganira ibintu by'Imana nibiza, ariko impamvu ituma ibikora niyi. Urashaka ama views, urashaka abantu baba benshi, kuki waje kushaka ari nge ukava kure ukaza hano. Ikiganiro si kibi. Wapi? Kuba watekereje ko abantu baganira ibintu by'Imana si bibi. Ese uri gushaka kunguka ijambo ry'Imana cyangwa uri muri business? Sinzi ko uzabinyuzaho, ariko ubigishijeho nayo byaba ari byiza. Impamvu iyi minsi, impamvu uri umuhanzi. Ushaka guhanga ari Imana iguhaye iyo mpano. Kuko nta n'uwabyigana ngo abishobore. Ariko noneho ibikurikira inyuma niyo ikibazo, si ibyo umuntu akora. Ikituma bikora niki? Ngewe rero uri hano kuki nahisemo kwakira, ndagira ngo menyekane impamvu itumye nguha umwanya wanjye mu myanya mu bintu bagira umwanya muke mbamo. Ese ndi kubikorera iki? Impamvu Imana rero umva ibi bintu izahanira abantu icyatumye bakora ibyo bakoraga. Ntabwo izabahanira ibyo bakoze. Izanabahembera impamvu yatumye bakora ibyo bakoraga.
abantu bose ibyo bakora bagiye babibaza ngo ese mu mutima wanjye harimo iki, ngiye kwitanga ngo bigende biti. Ese aba bakoze za channels, aya macanozi yako imeshi bari kubikora ngo bigende biti. Ese korali ziri gukora kuronshinga amarubumu gitangaza, baragira ngo Imana ihabwe icyoro cyangwa bamenyekane. Igituma ibi bintu byanga nuko impamvu babikora atari impamvu nziza. Impamvu rero ishobora kuba mbi, ariko sobanura bwiza. Reka rero uwa mbere namusobanuye, kanjye kuwa kabiri agiye kuvuga ibintu byiza, ariko impamvu ari mbi. Tugiye kwa Dawidi yasambanye n'umugore wa Uriya. Arangije aramubwira ati yanteye inda, wanteye inda Dawidi. Kandi umugabo we ari ku rugamba. Uzi ko yabigenje? Yatumyeho Uriya amutumaho, amubwira ko agiye kumuha ikiruhuko, amuvana ku rugamba. Ariko umva impamvu yavuze. Yaravuze ngo bambwiye ubutwari bwawe, mpitamo kuguhakonje. Watese ko nsize urugamba rushyushye. Ati tahugiye mu rugo. Ageze mu rugo barasangira, aramugaburira ati nagushimiye, namenye ko uri umuntu w'intwari, jya mu rugo uruhuke, ejo uzasubire ku kazi. Agira ngo ajye mu rugo ararane na wa mugore yateye inda, wa mwana bamwitirire Uriya. Uri kumva? Urebye ibaruwa bamuhaye ngo azi, ni nk'ibaruwa yo kumushimira ko yitwaye neza. Ariko icyishe inyuma y'ibyo bintu, impamvu yabyo, abantu bose rero tubana turi kumwe hano, Imana izababaza igituma bakora ibyo bakora, igituma bavuga ibyo bavuga. Barimo rero wibaza ngo hase habaho amateraniro atagize icyo atwaye Imana, atagize icyo amariye Imana, nta cyo amariye abayasenga, nta n'icyo atwaye Satani. Nayo impamvu ujya mu iteraniro ni iyi. Iyo mpamvu ikumariye iki? Ese imariye iki Imana, itwaye iki Satani? Dufite abantu benshi bakora amateraniro. Kanguha urugero rworoshye, wajya uba mu biterane byinshi. Ntugeze ubona ahantu batumira korali cyangwa wowe bashaka amafaranga? Bo itorero rishaka amafaranga, ari impamvu ari amafaranga. Ariko bo kuko badashaka kubivuga bakavuga ati dufite igiterane cy'impemburo cyo guhembuka, bakareka igiterane cy'ububyutse, akari ntego. Ariko bakaba bapanze umusatuzi, bakavuga bati rero abantu turabanza tubashuke, bagashaka umuhanzi batatu, bakabashaka abantu batekereza bibirangirire, bahabageza bakavuga ati tuze gukubitamo ituro rya Isaka, uvuga ibitambo bya hehe, bagashyiramo amanyanga yo kubeshya. Wareba ugasanga nubwo banditseho ko bashaka guhembuka, ni inyito bashyize, ariko icyo bashaka ni amafaranga. Ni inyito y'inyuma turebera inyuma, kuko nibavuga amafaranga abantu ntibaza kuza, bahitamo kubeshya. Wari uzi ko hari abantu nabo kuriya kuntu ubona abantu b'Imana, hari n'abavuga mu ndimi, indimi akazivugamo ntazo ari zashaje. Ubundi Yesu atuvuga mu ndimi nshyashya, hanyuma umuntu yavuze mu ndimi zashaje. Indimi zashaje urazumva? Uzumva abantu bavuga indimi zimaze igihe zarangiye zarashaje. Ikibazo nzi ko nzashaka umuntu ukinganiriza, ari indimi njya numva nkumva ni ibintu abantu barepesi barabihanahana bihoraho. Adusubiramo ngo akanga abantu ko ari umuntu w'Imana. Ya ndimi zahaye n'abaziga, hari n'abazigana, hari n'izashaje. Bose bavuga mu ndimi nshya. Ntabwo Imana ivuga mu ndimi zashaje, indimi nshya. Buriya se ntabwo Imana ishobora gukoresha indimi, wenda tuvuge umuntu ashobora gukora akaba afite ururimi rwe ahozaho. None se wowe uko watangiye uririmba ucuranga, wabonye bitazamuka? Oya, nubu ngenda wowe ubona warageze kwe gucuranga ku rwego ugerayo. Ntumva uko ugenda ubikora biba bishya. None se ni gute izo ndimi zo zikomeza kuba zimwe? Uzi ikintu kibitera? Nuko bo bagize niko bimera. Iyo umuntu akomeje kubana n'Imana, uzasome amakuru ya Mose, yajaga abana n'Imana akaza asa nayo. Igihe utindanye nayo yagenda yagaruka bakabati ati urasa nayo, wongeye kuba mushya. Bibiri kavuga ngo nubwo umuntu wacu inyuma saza, ariko umuntu wacu imbere ahinduka mushya ko bwije no ko bukeye. Abantu bavuga indimi nshya, abavuga indimi z'umwuka, buri abagombye kuba bafite indimi z'umunsi, indimi z'ukwezi, indimi z'icyumweru, indimi z'igihe. Ariko aragenda akafite indimi yavuze kera.
noneho kuko atemera no kwemera guhinduka. Yego. Bibiri kavuga 12 mu Baroma ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ngo tuva mu bwite tujya mu bindi. Indimi rero zasigaye zo zidahinduka. No. Baratubeshya. Nivuga butumwa niko rimera. Kugenda uvuga ubutumwa ugenda ugira yerekwa. Yego. Uhabwa ibintu bishya. Ugira amayerekwa mashya. urahindurirwa. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo nk'urugero. Kuri Pentecote Yego. indimi bahawe zari indimi zivugwa n'abantu. Ntabwo zari indimi nshyashya. Zari indimi zivugwa n'abantu. None se ntibyanditse waravuze ngo ko twumva bavuga indimi z'iwacu. Oui, nibyo. Zari indimi zivuga butumwa. Yego. Zifite icyo zigendereye. Uwo munsi wa Pentecote indimi zavuzwe zari indimi umuntu yumva. Noneho icya Imana ashaka kuzikoresha nk'igitangaza kubera ko bari abaswa batize no bavuga indimi z'abantu. Ngenzi umuntu indimi z'abantu baraho mu iteraniro Yego. bababwiriza mu ndimi z'iwabo. Reba nk'umuzungu aje akavuga ikinyarwanda Yego. cyiza kirimo n'imigani. N'imigani y'ikinyarwanda kandi uzi ko avuye yari ubwa mbere. Yego. Wavuga uti wamutega amatwi kumva ati kandi akajya guhanurira akubwira ibyaho ukora aho bita ibigutu. Hari umuntu wuzuye umwuka wera avuga mu Giswedwa. Ni ibintu byabaye hani mu itorero rya Gutu ni muri Rusizi. ndabona Yuzuye umwuka wera avuga mu Giswedwa kandi hari abaswedwa baracyumva. Bobo umfa yavuze mu Giswedwa. Ayo makuru uzajye kuyatara. Uri umunyamakuru ujye kuyashaka. Abaswedwa baravuga bati uyu Giswedwa ni kintu gikomeye kivugika nabi ni kintu Norvège ni indimi zivugika nabi ni Finland ni birimi byabo bivugika nabi. Ariko avuga mu rurimi uwo muntu yumva. Indimi zikwiye kuza zifite icyo zije kumara swate kuri wowe, zifite icyo zimaze ku Mana, Yego. zifite icyo zitwaye Satani. Ariko ikintu cyabayeho nuko abantu bavuze nko muri za ndimi tumenyereye abandi bakazigana Yego. ngo bakanga abantu ko ari abantu b'umwuka. Nibagenda bavuga indimi nshya izakira ntibazireke. Ugasanga umuntu ku cyumweru wamwumvise ni bya bindi, ku gitaha ni bya bindi, kuri Noheri ni bya bindi, umwaka ukurikiyeho ni kwa kundi. Buriya ni ukubeshya nyine. Problem yavutse muri ibi bintu. Ibintu by'agakiza abantu babigize icyo bita mu Cyongereza event. Event ni ikintu cyabaye. Yego. Rimwe evenema. Nabatijwe muri uyu mwaka. Yego. Nakijijwe muri uyu mwaka. Yego. Ikibazo gikomeye cyabaye ku bantu b'Imana. Arakizwa ntakomeze gukizwa. Akaba ari kwa kundi. Agumaho. Akagenda agwa. Amfite yuri umucuruzi. Ntukomeze kunguka. Ubu uri guhomba. Noneho umuririmbyi yaravuze indirimbo ejo Yuri n'umucuruzi mwiza ugenda ushaka udushya. Buri munsi ugenda wimuka. Kavuga uti ndakorera muri quartier. Ejo nzazamuka njye hano, nzazamuka njye hano. Ubu Rwanda rugenda rwivugurura. Ni gute iby'umwuka byo bidahinduka? Oya pastor, reba n'imyenda. Uzi ko imyenda imyambaro y'ambarwa ubona bashyizeho akantu n'aya matelefone dukoresha. Buri munsi ntibahindura. Izo ntizihinduka. Ikoranabuhanga ntirihinduka. Ibyo byo kukibihora ari ibintu bimwe bitafite icyo bimariye wa muntu, ntacyo bitwaye Satani, ntacyo bimariye Imana. Ibyo rero nibyo mbwira abantu bakavuga baturiya muntu yaravangiwe. Ariko ntagano navangiwe mbiza abantu kuri niyo kabababaza. Nibagende bavuga indimi nshya za kino gihe izo guhangana n'iminsi y'imperuka n'ubutumwa bwa kino gihe bukwiye ko ari ubutumwa buhangana n'iminsi turimo. Kera twavuzaga ingoma ku musozi. None uzareba indirimbo abantu baririmba kino gihe uzazumve indirimbo z'imigisha. Akenshi indirimbo z'imigisha. Ujya kuri indirimbo y'ibyaha n'amaraso ya Kristo. Mva bavuga ati by'amaraso bireke vuga ko ibizanye ibyo by'amaraso genda uvuge ko ibizanye ibiryo vizayi kuzamuye ikwimuye iguhaye etage ya kabiri kukuriyeho imisoro. Nivyo ndirimbo murashaka. Kubera iki? Ni iminsi y'imperuka igaragaza ibimenyetso by'imperuka bashaka ibihwanye n'irari ryabo. Mu yandi magambo rero kwemo tuvugana ngo hari amateraniro atagize adafite icyo amariye uri kuyasenga, ntacyo amariye Imana, nta n'icyo atwaye Satani. Biri kavuga ngo mwakwiba mukica mugasamana mukanza imbere ngo murakijijwe. Iteraniro ritihana se rimaze iki? Ikibitera ni iki? Ni impamvu ituma bakora bya bindi. Aya makora arunze mu nsengero menshi koko. Izi na ifurume bagura bivuka buri munsi. Ituma babikora nicyo gikomeye. Ikibazo ntago ikibazo no kujya kuririmba no kuririmba ntikiraba ikibazo, ahubwo barashaka iki? Reba nk'abavuga ubutumwa. Uzi ko murashakisha utugamba avuga twiza ngo bamuherekeze neza cyane.
Mana we. ndajya kuvuga ubutumwa akanezeza abo yagiye kububwira kugira ngo bamuhe amashyi bamukomere amashyi bamushime. Umuntu yajya kuririmba ari umuhanzi nawe akavuga ati iyi ngiyi ni ibemeza. Impamvu ituma dukora ibyo dukora niyo ikomeye kuruta impamvu tubikora. Amateraniro yashobora kubaho n'impamvu ishobora kubaho yo guterana, ariko umuntu azabanza arebe. Nakubwira ko ari izindi nyungu zitari z'umwuka ziri mu nsengero. Burya mu rusengero ushobora kuhakura umukobwa cyangwa umuhungu. Yego. Kaboti urusengero ruzakuramo umugeni. Kabari yo mpamvu kandi umukeneye aho ukajyanwamo nabyo. Burya mushubuti bazantwerera ningira ibyago bazantabara. Hari abantu bashobora gukora amadini ari nka business, kavuga ati ngiye gukora idini mbeho, agashuka abantu ngo bamuha amafaranga agiye yabika akitungisha muri ubwo buryo. Ibyo avuga bikabidahuye, ibyo ari kuvuga akiga amagambo y'Imana n'indirimbo z'Imana, ari umugome, ari umwicanyi. Kandi akavuga ibintu by'Imana neza, akiga n'ijwi abivugamo, bagera imbere aho bitanga imbere y'Imana bakagenda bigiza abantu baba marayika, bigiza abantu ngo ubone uko biba. Yesu yarababwiye, yabwiye abafarisayo ngo ni ibituro bisize ingwa. Igituro se kiba ari umweru, urabona ukuntu kwirimbi hasa. Yego. Baba bidekoye. Oya niba ari ahantu hasa neza ni ku marimbi. Amarimbi abafite amakaro bayakorera amasuku. Zarbe nimva niyo ufite ubushobozi ugerageza gukoresha serikeye nziza. None haba harimo iki imbere? Yesu yabwiye abafarisayo ngo ni ibituro bisize ingwa. Dufite ibituro bisize ingwa. Ibituro bisize ingwa, bisize amarangi. Hanyuma mushumba, ubwo tugana ku musozo, kugira ngo umuntu rero amenye ko ya materaniro adafite icyo amariye Imana, adafite icyo atwaye Satani, atanagize icyo amariye abayakora. Ubwo twavuga ko byaba bitewe n'impamvu ayo materaniro yakozwe. Impamvu yihishe inyuma yabyo. Abantu biri avuga ngo abantu banshimisha umunwa ariko imitima yabikamba kure. Ubwo imitima bavuga uvuga ngo ibyo bari kuvuga bitandukanye niba barimo. Niba ari abantu ba mbere babeshya, yego, n'abanyamadini. Buriya se no bantu ba mbere babahanga kuko bashobora gushaka ibintu by'inyuma n'ibimenyetso by'inyuma bakabikora ariko bafite mu mutima ibindi bintu. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona inzego zishinzwe umutekano ntishobora kubagirira icyizere. Buriya se buriya kera wabonaga umuntu w'Imana ukavuga uti ni umuntu w'Imana, kambara nk'umusaraba cyangwa ya myenda yabo, bagira imyenda myinshi, ugahita uvuga ati no mu mutima niko hasa. Ariko ubu umva nta muntu ukimwizera, kuko twaje kubona ahubwo ari uburyo bw'amayeri bamwe bagiye bakoresha. Simvuga bose, ariko bamwe bamaze kumenya, abantu benshi bamaze kumenya ko bidahagije ko kubona umwambaro umuntu yambaye ujyanye n'akazi k'iyobokamana n'umwanya arimo n'ibyo avuga bitasobanura neza ko ari umuntu w'Imana. Bisaba kongera kugenzura ko ari byo, kandi wanagenzura ugasanga biranyuranye. Icyo rero nicyo gituma ubona ujya kumva ngo bararwana. Kuze none ko bari bafite Bibiliya n'indirimbo byarangiye bite? Bagambanye bate ko barimo bavuga Imana? Nose nk'umuntu ibaze nk'umuntu utazi Imana. Hari umuntu utazi Imana ngo bita umupagani, we ntasenga nta n'idini agira, agiye kumva yumva ngo abantu barwaniye mu rusengero azarusubiramo. Agiye kumva yumva umuntu wagiye wumva amakuru ngo umuntu yafasha abantu agana mu rusengero asana katerepirare azana imashini abanyuza hejuru ari abakristo biwe. None ntubona ukuntu abantu bagiye bahungira mu nsengero bite nuko bahatekerezaga. Yego. Uko bahatekerezaga, uko bumvaga hagomba kumera. Ubu rero niyo mpamvu nujya gusenga ukabona abantu barimo bazamura bose basenga, ujye ufata telefone yawe uyifate neza. Njyambwira abantu bari mu rusengero ntanga hasi mu ijuru. Ibyo avuga ngo uri gusenga ngo wahumirije, fata isakoshe yawe uneze uyifate kandi uyifunge usenge ariko uyifite ifunze. Naho nukomeza kuvuga ngo uri mu mwuka baraye gutwara kandi umenye uko birangiye. Ntago abantu bose baje hano baje gusenga, ntago abantu bajya musenga bagiye gusenga. Harimo amabandi, harimo abantu baba bafite ibindi bibazana, harimo indi mibare mbese myinshi, harimo indi agenda yindi, hari indi gahunda abantu babifitiye. Niyo mpamvu rero buri Imana ikomeza kwitwa Imana, kuko yo ntereba nk'uko abantu bareba. Impamvu
Imana yabwiye Samuel ngo abantu bareba iby'inyuma ngiye nkareba iby'imbere. Ariko Imana ibireba byombi, ireba iby'inyuma n'iby'imbere. Ariko buri abantu bakwiye kumenya ngo ko kibajya mu nsengero. Ese bagiye gukora iki? Ese mwuka iki? Pastor, reka se nukubaza wenda duse n'abatandukira gatoya. Wenda numva ari ngombwa uransubiza, numva atari ngombwa nta kibazo. Hari imyambarire hano hanze ya wenda igitsina gore, mwe n'abagabo nabo hari ibyo ubona nyine bitangira kumera ukuntu. Wenda tuvuge bari abagore ugasanga igitsina gore hari abambara twatwenda tw'impenure. Mini reka tubivuge gutyo. Cyangwa se wenda ugasanga umuntu n'umugabo yambaye ariko wa mwenda umugundiriye koko umufashe ku buryo sinzi niba ujya ubibona. No ushobora uriya muntu ushobora kujya kumubwira uti ibyo bintu sibyo, akakubwira ati ariko impamvu ugiye nabyambaye numva ku mutima wanjye nta mutima uncira urubanza. Basi iyo ndi yaba ari impamvu ubwo tuvuge ko yaba ari nziza. Ikintu gikomeye abantu hari icyo bita gospel, ubutumwa. Abantu reka kuvuga ubutumwa bakavuga imico, kuko ubutumwa ibyo gukizwa biragenda bikananira abantu. Gukizwa umuririmbyi yavuze ngo sinzi bagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Urumva ikintu cyawe ngo ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Noneho kangwe ku muntu wakijijwe. Zakayo. Zakayo bamureba. Ndamubona. Yakirijwe mu giti. Yagiye kurebera Yesu ngo arebe kwaza kuko nta mafoto ya Yesu yabagaho. Nta Facebook, nta WhatsApp, nta televiziyo, nta makamera. Akumva umugabo witwa Yesu agira amatsiko. Agiye kumureba avuga ati ntabwo yaragiye gukizwa, yaragiye kureba Yesu. Zakayo. Buriya rero kera abantu bajya kwirebera abarokore, kwirebera indirimbo, urashobora kuba yigendera mu iteraniro agiye kwirebera korari bamubwiye akunda, umuhanzi akunda, afite impamvu zatumye ajya gusenga, gukizwa bitarimo. Cyangwa yumva nakijijwe. Zakayo ageze mu giti aravuga ati sinamusuhuza, ngenda mureba neza, yashatse ahantu yicara. Yesu ageze munsi y'igiti aramubwira ngo Zakayo ururuka ndarari wawe. Ikibazo nshaka kubaza, Zakayo ntiyagiye gukizwa ko ashaka gusa kujya mu giti, yo kujya kumureba mu materaniro bakavugana, ariko yagiye mu giti ngo amurebe ukwasa. Bibiliya ivuga n'izi impamvu yamujyanye. Zakayo ntabwo impamvu yatumye yurira igiti ko ari kugira ngo akizwe, oya ngo arebe Yesu kwasa. Uwo muntu ugiye kwirebera Yesu uramutegeka kwambara, impamvu zituma ugiye kureba Yesu uramutegeka kwambara byiki ngo ambara ngo ugira we agiye kure, ntabwo yagiye kureba abantu, yagiye kureba Yesu. Noneho twibaza ikibazo, aramurebye, Yesu aritambukiye, yagumye mu giti Zakayo, Yesu aciye munsi y'igiti, Zakayo aramurebye. Zakayo yabonye Yesu, icyo ashaka kureba mbese yakibonye. Ariko nta sano yigeze agirana na Yesu, ntabwo Yesu yigeze yinjira muri we. Noneho rero ariko reba ukuntu Yesu yabigenje, yamubwiye ati ururuka, bajyana mu rugo. Zakayo nuko ntazi icyo yari yambaye, ariko bagendanye mu nzira na Yesu. Iyo mvuze ndi kubeshya, Yesu baragendanye. Ibaze uhuye na Zakayo na Yesu, kandi Yesu agiye kwa Zakayo, n'abantu bateye induru baravuga. Ubwo ndashaka urumva bageze mu rugo, byatangiye ari kumureba mu giti, birangiye ari kurara. Bageze mu rugo ugize ngo Yesu yaratashye, ngo yaraye kwa Zakayo, ati ndarara. None uzi ukuntu Zakayo yabigenje, ati rero nyakubaho, menye kurara. Ariko abantu bavuga ati mwami Yesu uwo muntu umunyabyaha, uwo muntu umunyabyaha, nturara ahantu ngaho urara wanduye. Ariko Yesu yazanywe no gushaka abanyabyaha. Ikintu yakoze ni iki rero, yaragiye Zakayo aravuga ngo ntiwarara mu rugo rwanjye afite ibintu n'ibye. Nta hantu ubona yigiye umubatizo, nta hantu ubona yabisomye, ariko yo Yesu yinjiye mu muntu, umuntu amenya ikibazo afite. Yo Yesu yinjiye mu mutima w'umuntu, uwo muntu Yesu yinjiyemo, ikibazo afite apfa n'Imana ubwe. Umwuka wera aramubwira ngo sohora.
yahise afata ibyo abo yambuye abakubira inshuro enye yishyireho n'ishyize akababaro n'amande ntabyo Yesu yigeze amwigisha. Pastor ubwo ndacyari kwaza kayo yego arangije ze kumbaza afata n'abakene yego sikundi Yesu yavuze uyu munsi akakiza kinjiye muri iyi nzu ko nawe uri umwana wande wa Aburahamu. yego ikibazo cyavutse niki abantu kwigisha agakiza ko karananiranye karagoye akakiza karavuna bigisha ibintu byo bito bisanzwe mu bintu bito rero ni imyambaro. niba ari ikintu niba ari ibintu bitoya ni imyambaro. Amadini menshi rero aragenda agakora imihango n'imigenzo y'inyuma ibyo abantu babasha kureba n'amaso kuko ari byo bibahuza. Kanguha urugero wowe wavuze ku myambaro. yego imyambaro kiramutse ari ikimenyetso cy'umuntu ukijijwe sinzi ibyo mvuze uri kubyumva. ndi kubyumva ngiye mbwira abantu kuri yego bwiza umuntu kuri yangira ateze ntako kiramutse ikimenyetso cy'umuntu ukijijwe ari imyambaro. yego subiremo gusa abantu baba bakijwe kuruta abandi bambara neza akikwiza n'ibandi n'abasilamu. none wari uzi ko hari n'amatwi abafunze bamwe n'amaso bagashyiramo akayungiro n'intoki biramutse agakiza ari kariya uko niko biramutse koko ariho gakiza niba abantu ariko babitekereza byaba byoroshye twajya hariya twese twajya hariya mwari dini twagerayo tukambara kuriya none niyo zo pantaro z'abagabo uvuga tukazireka tugashyiramo ipantaro imbere tugashyiramo n'amakanzu biramutse agakiza arako. ni ukuvuga ko gukizwa birenze gukizwa bikomeye kuruta ikindi kintu cyose warebesha amaso. ariko nanone rero ikitonderwa yego umuntu wakijijwe yarasangwe yambara ubusa. yego wumvuze ko Yesu yinjiye muri we yego yambara imyenda y'urukozasoni imyenda y'uburayi kandi wakumva ntacyo byari bimutwaye. oya wowe umwihoreri ndimo nkubwira umuntu yahuye na Yesu mu giti yagiye mu giti we yigendeye mu giti kwishakira Yesu afite impamvu ahuye na Yesu yinjiye muri we. yego gukizwa bivuna kuruta kwambara. gute gute tuvuge sinzi idini usengeramo. yego hari amadini ategeka abantu bayo kudasiga inzara. yego kudasiga ingohe kudadefuriza n'ibintu nk'ibyo bya bintu byose badamu bagira n'abagabo amaderede amaherena gutobora amatwi barahari. yego akaba ari kimwe mu byo ayo matorero yahisemo gukurikiza. umuntu wese uri muri wo umuyoboke wabo akaba ameze gutyo. yego ariko gukizwa bivuna kuruta gukora ibyo ngibyo. ko ngewe bishobora kugenda nkajya muri salo inzara zanjye nkahita nzikuraho amarangi n'iminwa yanjye nkayitunganya n'umusatsi wanjye nkawutunganya ukaba uko usanzwe. yego nkambara imyenda miremire ntakijijwe nangiza nkiba nkabeshya ngasamana nkica nkagambana meze gutyo. none se pastor umuntu ashobora kuba yambaye noneho bya bindi akijijwe. aha ubwo ikibazo ushaka kubwira rero. yego nakubwiye ngo gukizwa bivuna kuruta undi mugenzo wose umuntu yakora. bivuze ko umuntu wakijijwe yego kwambara bitamugora. imyambaro y'urukozasoni imyambaro iri probleme muri society. yego ntabwo yakizwa. ubyumva ibyo nshatse kuvuga. ndabyumva. ndashaka kuvuga imbaraga z'agakiza. uburyo gukizwa bimubuza uburenganzira bwe. uburenganzira bwinshi burenze turiye wowe uri kuvuga utuntu duto. uzi ko birivuga ngo Zaburi ya mbere guherwa umuntu udakurikiza imigambi yawe ntahagararane n'abakobanyi. ntituragera ku kwambara baracyari guhagarara gusa ntituragera aho twambara bavuze ngo ntahagararane n'abakobanyi. ntituzi icyo yambaye ariko ntiyicarane nabo. ni ukuvuga ngo abantu babanze babwire umuntu uburyo Yesu yinjira mu muntu yarangiza akaba nk'umugore wasamye inda. ibyo bibazo uri kumbaza
umugore wasamye inda arahuka. umudamu umuntu wari umukobwa Eh, bwacya agashaka kubaka yego kagira amahirwe agasama inda, yego iyo nda nimutegeka icyo arya, nimutegeka uko agenda n'uko aryama, yego ntabwo aba akiriwe. noneho rero niba uri kumbwira ngo uwo muntu yakora ibyo, wowe ureka hari Yesu yavuze ngo Yesu yinjiye kwa Zakayo. Zakayo arangije, Yesu winjiye muri avuga ati sohora ibintu. Urashaka kumbwira ko umugore wasamye inda yakomeza kongera kwirukanka ko yirukankaga, akarya mu ko yaryamaga, akarya uko yaryaga? Kubera iki? Inda nitanga amategeko. Iyo umuntu yakijijwe rero nta gakiza umuntu yagira, yego ukamwambike nk'indaya. Noneho ngavuge ngo imbere nakijijwe, inyuma sinkijijwe. Icyo nshaka kukubwira ni iki, ariko biterwa na none n'imico, imico y'ahantu. Hari igihe aho ngaho muri iyo sosiyete y'aho ngaho iwabaho, yego biterwa n'imico y'aho hantu aho aba. Kuko hari umunyeshuri twiganaga wo muri Ekose. Ekose ni mu bihugu byo mu kirwa hafi y'Ubwongereza. Yego. Noneho akora ubukwe, yari umusore. Umunsi akoze ubukwe yambara ijipo. Ijipo, umukobwa yambaye ikanzu isanzwe, umuhungu yambara ijipo. Yego. Kandi ngomba gutaha ubukwe, kandi twigana. Noneho arambwira ati mbese nabaye tone kuba umuntu akora ubukwe ari umugabo akambara kubera ko ari wo muco w'iwabo. Yambaye ijipo. Umuhungu ntawe uvuze umukobwa. Umukobwa yakomeje kwambara nk'abantu bacu, ikanzu nziza cyane. Umuhungu yambaye ijipo n'agashati na kane n'inkoni. Noneho rero ndumirwa, arambwira ngo iwabo kositime, umwambaro w'icyubahiro iwabo ku bagabo niyo jipo, ariko indi minsi siko yambaraga, ntabwo ariko ahora yambara. Mbese kositime y'ubukwe iwabo niyo. Ibyo nkubwira, ujya ku interineti ukareba aho bita muri Ekose, ukareba teni y'umunsi mukuru nibyo. Nanone nibo ushaka kuvuga ngo wumve ikindi kintu. Urugero, ibi byo guhoberana, hari ahantu bibujijwe ari ubusambanyi buteye ubwoba. Ukujya kuramutsa umuntu ukamuhobera umugore, hari ahantu ari oya ubibeshye ukabikora ukaramutsa umuntu umuhobeye, aba ari icyaha muri edini baguca. Kuko twebwe twabonye ari byo. Ibyo rero ni ibindi bijyanye n'imico y'ahantu. Ariko icyaha ni universel. Universel uvuga ngo icyaha ni icyaha hano, ni icyaha hariya, icyaha hano, icyaha hano. Umwuka n'umwe, kwizera ni kumwe, nta gakiza kaba n'akabahehe. Wa mwuka wera duhuriyeho, uzasome mu Yeshu aravuga ngo yabonye ngo haje abantu b'umoko yose, bo mu ndimi zose, mahanga yose, ariko bameseye ibishura amaraso ya Kristo. Ni gute umuntu yameseye igishura amaraso ya Kristo ntaki? Iryo soko rero ya Yesu, abantu bamesamo bose bezwa imitima. Subiremo, abantu batabyumvise neza, gukizwa bivuna kuruta ikintu cyose umuntu bamuteka gukora. Dekorasiyo z'inyuma, ni ukuvuga ngo yabishoboye. Icyo nshatse kuvuga, gukizwa koko yabishoboye, ibisigaye inyuma biroroshye. Kuko agakiza kadusaba bivuna cyane kuruta kwiyogoshesha ubwanwa. Ku buryo rero iyo nkijijwe mpabwa disipurine y'umwuka ituma ntangira n'uwo mbangamira cyane, ntagira n'uwo mbere ikigusha, utakiri uwawe. Nta n'amahane mfite, nanabaza niba ntanakuremereye. Ubanza ubyumve. Paul aravuze ngo ndamutse nd'inyama hari uwo zigusha nazireka. Urumva agakiza kanatuma niyo ngewe ntacyo byabintwaye. Ngewe iyo menye ko bikubangamira cyangwa bibangamira abandi, mbirekera kugira ngo ntabera abandi ikigusha. Urumva? None rero ni kumutero abantu bakeneye kumenya ngo bure arakijijwe. Nsubiremo, gukizwa biravuna. Bivuna umuntu ashatse kuba ministry akanakizwa, bimuvuna kimwe n'umukozi wo mu rugo. Sinzi mwumva nge n'ubu ministry wo muri guverinoma, nkaba ndi umukirisitu ndi umurokore. Kuhakirizwa birashoboka ko Daniel yarahakirijwe, Joseph arahakirizwa, n'abandi. Ariko n'umukozi wo mu rugo wa wundi ujya guhaha yakijijwe ntagagavura. Urumva bose batagowe, hari ibintu bimuvuna. Urumva ngiye mutumye amafaranga, mutumye ibintu kuri boutique, ngiye 20,000 simpari, ugenda uhaye akaba arakijijwe.
uratekereza ko bitagowe cyane nkavuga nta raporo ngendeye kumba ntumpe raporo wowe wowe genda uhahe noneho agakiza nako kandi karahari n'agakiza karahari ndimo nshaka kwereka ukuntu wa muntu rero ibyo yambaye simbizi ariko niba akijijwe mbo aragenda hahe kubera agakiza discipline ku mafaranga y'abandi discipline kuri phone discipline kuri computer urumva agakiza gakomeye kuruta ibisobanuro nge wa twose wazana ngewe byo kurigwa ngo doruka problem yakijijwe arakizwa akabera umugabo we umugisha yego akabera abana be umugisha akabera societe umugisha akabera akagira umugisha ahakorera ibyo rero byo kujya kumbaza ibyo ikibazo aho kugira ngo ngira abantu ngo mumere gutya ngo nabamukijijwe nabasaba gukizwa noneho agakiza kakaba ariko kamuha icyerekezo umurongo ngenderwaho nukuvuga ngo umugore utwite ntiwambaza ngo ararya iki nabanza asaminda yego mbaje ngo ese nk'umuntu ngo atwita arya iki biterwa n'inda yasamye atarasamye nk'abakobwa ngo umuntu yatwitamira ate nyamuga ntumba icyo kibazo uzabanza utwite ukimbaze warasaminda nabanza akizwe narangiza mbwira uko akiza kamugize ubundi iyo ukijijwe rero umuntu gukizwa nakubaza ngo ukijijwe ryari iyo ryari ugomba gusubiza igihe wakirijwe nuvuga ko umuntu amuvuka akijijwe oya umunsi Yesu yinjiye muri wowe ni ryari ntago navuze idini ko ushobora kugira imihango n'imigenzo bemera ntarahura na Yesu kandi mba mu rusengero wakijijwe ryari wakijijwe iki mbere yuko ukizwa na nyuma yuko ukijijwe bitandukanira abantu bakuvugaho iki abo bakubonye abavuga kuvuga ko wakijijwe none abantu bakubona gutarakizwa bakubona bate wowe si iyo wigenzuye wumva wararetse iki agakiza gatafite icyo kareka katagize icyo kambura umuntu nikabaho bikamukoresha umvugo noneho nta gakiza kabaho muki make ntabwo Yesu yararakwaza kayo ngo ibintu by'abandi yibya bigumane uzumbwire ngo yakijijwe inyuma no kugira ngo abe yaraye Yesu ntiyaraye ntago rero Yesu yarara muri ugo rugo ngo Zakayo mu gitondo abantu yibye avuga ngareka arakijijwe ngo Yesu yaharaye to kandi ibyo yibye abantu kerekana ko Yesu yaharaye nuko yabwiye abantu yibye ati muze mbabwire ati muzi ko ngewe yaraye wanjye ati muze mbaho ibyanyu nibyo kabisa ikerekana ko akijijwe nuko wahindutse niyo mpamvu rero ndakeneye kwirirwa ngewe sinafata umwanya wo kutinda kuri ibyo kuko ni bito kuko washushanya mbikubwiye wajya kubikora wavuga uti urashaka iki mbikore akiri nkagahita bikora ati ndakijijwe rero ahubwo reka mbyibonere ngewe namubwira gukizwa kamuteza Yesu akarara mu mutima we noneho akambwira uko byarangiye sinabwira uko garongo ngo nusama indangu utagikijumba oya reka yisame noneho yongere yirukange reka asame inda yongere yirukange uko yagendaga mbere yongere yambaye imyambaro yambaraga mbere indi zamutegeka uko yicara uko agenda n'amategeko ya muganga agendana n'inda hari ga amateka agendana n'umwana wasamye yego barakubwira ati ugomba kugira uruhuka ibyo ntibyabagaho mbere bizanywe n'umwana uri mu nda uzajya unywa amazi menshi ayo mateko nuko utabukunda amazi bayagerageza tuzanywa inzoga ibyo ngibyo n'amateka agendana n'umugore utwite uzajya urya neza uzajya ugendagenda ntukihute cyane ni amateka agendana n'umwana umuntu yasamye none rero umuntu udafite umwana arimo amaze iki nakizwe ko dufite abantu bakijijwe batanze ubuhamya bafite ibintu bakundaga byiza bihenda Yesu arababwira ngo désormais niyo mpamvu ngewe sinajya kuvugana nawe ngewe sinajya kwirirwa mvugana nawe ngewe nzi ikibazo aho kiri ntabwo kiri kubyo ndeba kuko twasanze hari ibindi biri imbere bikomeye gukizwa biravuna aho ikibazo kirura bivuna umupasiteri ntabwo pasiteri yiyemeje gukizwa akaba aricyo kintu kiri mu ariwe bimuvuna kimwe n'uwigira umubatizo ko nta muntu uregizonere wemerewe kuba umunyabyaha wemerera amanyanga wemerewe kubeshya ntaguciye mu ijambo hari akantu wigeze kuvuga sinibuka wakavugiye waravuze ngo nta muntu uruka mu gisirimu yego ntawe ubaho nta muntu uruka urumva ngewe navuka mu karere ka Rusizi kera hakibu amatagisi minibisi duno duto hagiye twaje tuva mu cyaro
twagera aho bita ku Gikongoro ku Kitabi niko bahitaga icyo gihe tukarya inyama brochette tukarya ibigori twaga turenze muri Nyungwe tukarya ibigori brochette ubugari n'ubunyobwa byose ukuzuza inda utaze makuru se gutegereje aya Gikongoro bakataga kabiri ukaza ukihangana ariko abashoferi baga babizi bakaduha amasashi zambaraje yego noneho rero ukihangana uko wageraho kuvugiye gupfa warekurira inyuma y'imodoka watamwisashe nta muntu ukizwa mu cyubahiro Nikodemu niko byamugendekeye yaravuze ati ariko Yesu yagiye nijoro tishaka kiza k'abantu biyubashye shake VIP kuko isi yashyizeho VIP Nikodemu nduzi ko agiye gushaka Yesu nijoro zikareka Nikodemu yagiye gushaka Yesu nijoro abati mpakanje kari VIP abantu bakomeye abantu bafite amafaranga abantu bibashye ndashaka ko kumanywa ugendana na rubanda ruseseka abaturage bose ngo bakuri inyuma none ko shaka gukizwa nta kuntu wareba saa 8 yaje saa 8 yizati kuteyuza kumanywa ati abantu banseka turumva gukizwa n'akazi mfite n'umwanya ndimo n'icyubahiro n'amafaranga ntunze abo twicarana ati kameme ndagira ngo ndebe inyorosho Yesu amubwiye turutabyarwa n'amazi n'umwuka ntago uzinjirayo kibyarwa n'umwuka n'umwuka kibyarwa n'umubiri ati sumbwiye ngo iki aramuga tuka muri professeur muri kaminuza utaze ibyo mvuze yaravuze ngo umuyaga ngo ntugira ishusho tugira nibara akicyo uhushura kibona yarema amubwira ngo nta nzira y'ubusamu yo gukizwa ibaho abantu bose bakijijwe bazajya mu ijuru rimwe bagowe kimwe niyo baba ari abazungu bakijijwe nabo bagowe mu bandi bazungu bene wabo barwana intambara barwana intambara yo gukizwa iwabo umuntu muri yavuze ngo umuntu wese abiwejejwe mu itorero ndashaka kubwira ngo umwuka n'umwe Imana n'imwe ibyiringiro n'ibimwe nta muntu ukizwa muri VIP kubera ko ibituma ruka biba bimurusha imbaraga abafite noze nukuvuga ngo ibyaha umuntu byamaze kururira byanukiye arabyatura arabijugunya arabireka kino gihe rero haje abantu bashuka abantu bakababeshya bati rwose Imana yibera imbere mu mutima ntihazi barabeshya Imana ifite amaso areba inyuma n'imbere umuntu ukijijwe ibyaha biramururira ibyaha biramunukira ibyaha arabiruka arahurwa Zakayo se ajya kwihana uze Zakayo akazi yakoraga yamukoresha wikoro mukuru yari umukoresha wikoro mukuru yari umutunzi w'umunyacyubahiro uzi rwe aba ministry yabanaga nabo uzi umugore we n'abana ugeze ugiye gukizwa ubaza umugore byo gukizwa buri kinege iyo ugiye gukizwa ntushaka kubaza amadango nkizwe cyangwa ubaza umugabo wawe reka n'ubuhunga Zakayo uribra ko agiye inama n'umugore ati madadu ukizwe none so yibye wenyine umuyobozi mukuru nka Zakayo umva yari wagiye kwiba abaturage niko utekereza Zakayo niwe wagiye gusahura abaturage ko vuga ngo abo yambuye umukoresha w'ikoro mukuru yambuye abantu bo hasi cyangwa yafite abandi bamwibiraga ariko yagiye gukizwa ntabwo yahamagaye amabandi ngo mabandi rero we yahungishije ubugingo bwe niyo mpamvu ngewe sinjya nca ku ruhande umuntu ushaka gukizwa icyo ari cyo cyose amafaranga atunze uko yitwa niyemereye bimuvune nayo ibyo kuvuga byo ngo hari VIP ntayo banki zaguha VIP nujyana amafaranga baguhe aho uzanyura kuko ufite menshi karitsiye z'abakire zirazwi imodoka z'abakire zirazwi n'insengero z'abasirimu nazo zibaho ariko ku byo gukizwa nta muntu n'umwe bahaye karitsiye idasanzwe abantu bose bashaka gukizwa Bibiliya avuga ngo ufite ibyiringiro aribonera nkuko ngo waboneye Imana rero ihumugisha abo turi kumwe niba gahunda bafite kujya mu ijuru birimo nibaretse dukizwe kandi gukizwa ni process kuvuga ngo gukizwa ntabwo ari amateka ngewe hari abantu ujye uhora bavuga ngo ni umukristo ariko muri gusanga ni umushitani ntabwo ari umukristo urebye akora bavuga ngo kera ngiye kera sinari mbari kandi Yesu aje gutwara itorero ntazakurebera muri kera akurebera none uyu munsi umeze ute ikintu nsorezaho ni iki uko umuntu azapfa ameze niko azazuka ameze kandi gasubiremo ni ukuvuga ngo umuntu apfuye uyu munsi uko ameze ako kanya apfa eta arimo ubuzima arimo niko azazuka intege nke arimo uko ameze uwo mwanya apfa niko azazuka ameze niba ari umunyabyaha agapfa ari umunyabyaha ako kanya ariko uwo mwanya uwo azazuka bingana nuko yapfuye ameze umuntu apfuye none akanya apfa atekereze ki apfa afite ibiki niyo mpamvu mubwira ngo gukizwa ni wowe
gukizwa ni none gukizwa biravuna yego kandi umuntu wese ushaka kubinyuramo Bibiliya iravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa ni inzira yo kwera umuntu utejejwe ntagahinyuramo ibyo kuca ku ruhande rero ntabwo Imana igeze igira abantu isonera ku byitwa ni no kwikorera umusaraba numva uheka kandi umusaraba wawe si n'uw'abandi njye mfite urugamba rwanjye ndiho mfite intambara zanjye ndwana nazo nta rwego wageramo ngo Imana ivuge ngo ababo barababariwe ngo n'abantu b'Imana ngo yemerewe amanyanga ngo kubeshya ngo nibye no twese umukara n'umukara oya nibyo nta muntu wemerewe kubeshya kunyanganya ngo hari urwego yagezeho ngo arimo akorera Imana anyanganya